ngiye nkunda kuvuga ibintu uko biri nubwo abantu bavuga ati urashyirishamo kagana ntacyo mpfa n'abantu pe ariko Jean Paul personnalité ya Jean Paul iri mu bitinza process ye ashobora kuba agora abavoka imiterere cyangwa akagora abacamanza niba imbere y'umucamanza depitarira mama ke na mama ngewe mana we nasiribanga n'ibirenge ese Jean Paul ari muri yo jare agomba kubyumva ugomba gucira bugufi umucamanza nako kanama umucamanza yamugiriye nuko karimo ni nkaho umucamanza avuze ati nubura nuhubutse uraguma muri ibyo byenda ariko ni witonda nta wamenye wanata nicyo bivuga cyane umucamanza bimugiramo inama ariko Jean Paul atagize nkako atagasomye do amarira yabarikana niba atigisha Jean Paul inama y'umucamanza ntiyigishe Jean Paul muzabona nibirenze kandi ubona ibintu bya Jean Paul ari ibintu byoroshye bira byagomba no kurangira muri RMC erega hariya urukiko si urukiniro iriya sinzu agomba kwiyoroshya pe ni ingoro ntagere imbere y'umucamanza avuga ngo ngewe ndi senior editor na coverinze urubanza rwa Bunyoni abandi bose isi yose yarutinye ntago nakoze inkuru z'ubucamanza hehe na hehe erewe ntago ari umwanya wo kwivuga niyivanemo ama confidence yari afite imbere yuko biriya biba hari ikintu yiyubatsemo cyo kuba yarahoraze akorana tandukana na babandi babeshya ababona Ishwa Deal bamaze kugeza benshi ku nzozi zabo. Aya mahirwe mboneka rimwe ntagucike. Ubushobora kubona akazi cyangwa kuminuriza byoroshye mu bihugu nka Canada na Amerika ubifashijwemo na Neo Travels. Izi nzobere zigufasha kandi kubona visa, inguzanyo yo kwiga no kubona amashuri meza muri Amerika n'Uburayi. Si bigusa kuko ushaka no gutembera, kubona akazi no gukora business byose babikugiramo neza kugeza ubonye visa. Kabya inzozi zawe zibimamo hamwe na Neo Travels. Ku bindi bisobanuro wabahamagara cyangwa ukabandikira kuri nimero ubona kuri ekara yawe. Neo Travels, amahirwe yawe kuri inshuro ari imbere yawe. Reka tubasuhuze tubashimire cyane abakunzi n'abanyamuryango inshuti z'akadasohoka za Karya Omar Pano abo dusanze hano mwese imbaga y'ibihumbi 20 n'abantu 700 bashyira 21 n'abantu batari bake rwose pe turabashimiye kandi tubahaye ikaze n'ubundi nkuko bisanzwe ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi ariko kandi ni nako ubwo tuboneyeho kwakira mwarimu yego kuri Pano. Asante sana Karegeya Omar Jean Baptiste umeze neza ndaho nubwo kuri Pano hari inyota nari mu bindi byinshi kandi bitoroshye yego ku cyumweru nagiye mu minsi mikuru nanjye naciye warijajaye ganira n'abantu nabikubwiye hari abo twari turi kumwe batuye Burema tujye tubasuhuza baradutumiye ngo tuzajye kubasura itariki ndayibuka ni Roseze hanyuma Dani wizirikane bindi nakunze kubamo kamere mu manza kugira ngo Rwanda Classified itaza gufata umwanya cyane ndabanza shimire nkunda kubivuga ko hano abantu tubana hano ab'igitsina gore nibo bantu bigaragaza siko nabivuga abamamagara abayandikira abo duhura kandi bagakontribuwa neza cyane. Hari uwazindukiye ku cyumweru hari uwampamagaye ambwira ko impamvu iki ngiki nkivuze ni umuryango twigishanya isomo ryo gufasha yego nge n'uwo mudamu aba muri Canada ngira ngo pa muri Amerika aba muri Amerika ambwira ati ni isomo ku muryango ambwira ati mu cyumweru ngenerwa amafaranga amadolari 100 y'isuku misatsi y'inzara tusa atubwo mu kwezi ni 400 amadolari 400 ati kandi nanjye iyo ndevye numva ari menshi yego
ariko nanone ntago nayasubiza umugabo kuko we asa naho ari muri konje kubera kurera umwana. Tubyigaho twaganiriye nk'amasaha 3. Ambwira ati ubwo numvuga ngo ayo mafaranga amwe nyohereza mu Rwanda gufasha abantu. Ndabimubwira se ubwo yaranyitabaje avuga ati nkurikije wowe ubigiyemo byaba plus efficace. Nanjye ndamwemerera ariko ntago nabijyamo ngenyine nzajyanamo na Dashima. Ni noneho tujye tumenya ngo abakeneye ubufasha ni benshi mu gihugu, ariko se ni bande, batuye he, tubasure tumenye ngo nubuhe bufasha bakeneye. Yego, ndamwigisha. Birangira ubwo isomo ryabaye iki rero, abantu bakeneye ubufasha ariko ntago babikeneye ku buryo bumwe. None mwigisha isomo ryo kuvuga ngo ushobora gufasha umuntu bituma yifasha nejo. Yego, yego. Urumva yambwa hagati abantu tubagurira akawunga, tubagurira amavuta, tubagurira umuceri, ibyo byose birangirira birashira. Ndavuga nti ngo bisa nko kumugurira imashini yo kudoda. Tuganira ibintu nibyo navugaga. Oya nagataro. At least umuhaye 50 agacuruza agataro nubwo katemewe, cyangwa se niba uri umwana we atiga akiga, uwo niyiga karangiza akabona akazi azafasha abandi cyane. Ariko gufasha ibiryo nambwe nti ibiryo buracya yongere birashira. Cyaka birari n'ushobora gufasha ugasanga aya mafaranga umuhaye ayifashisha mu gucumba urugomo cyane, akayaguramo icyuma n'urumogi gutamira. Ndavuga rero ntabwo gufasha ari ukuvuga ngo kana kumubonye aha ngo muramuhaye biraragiye. Yes, oya. Ndavuga ni ngewe nimbijyamo nge na Dashima bizajya bifata ngo dufate dusura abo bantu tumenye ibyo bakeneye, hanyuma tumenye ngo ninde akeneye iki. Tumusanze he tumusize. Yes, uwo mudamu twamuranye twaganira amasaha 3 rwose yatumye nkererwa n'ikiganiro. Gahunda yose zaragize ariko ndamuhaye umwanya ndamusobanurira, ndabimubwira nti ntabwo gufasha umuntu kurya ntabwo ari byo. Nibyo Dashima ajya kunda kuvuga ngo aho kwigisha umuntu, aho guha umuntu ifi wamwigisha uko bayiroba. Ko numwigisha uko ayiroba azarinda asaza atongeye gusaba ifi. Ariko nuyimuha azarinda asaza asengera ifi, asenga mana mpifi. Good. Icyo rero tucyumvikanaho. Umudamu byarashimishije cyane ko iryo somo nari muhaye, namwe ntushobora gusanga umuntu asinzirira ku muhanda ko atariye. It's okay, umuhaye irindazi naryo ntirimara amasanga he mu nda, ariko genda urebe nusura famiye ushobora gusanga famiye igizwe n'abantu 5, sibyo? Umukuru w'umuryango afite ubumuga wenda ntacyo abasha gukora, ariko mu bana afite mu bari muri uwo muryango ari mubasha gukora. Kugira ngo ufashe rero wa wundi utabasha gukora, nuko ufata ubasha gukora muri abo ukamushakira icyo akora agatunga abasigaye. Ebara twabimazemo umwanya, impamvu mbigarutseho nuko byashimishije akanabyumva. Kuko nanjye mbigaruye kubera ko abantu benshi tugira tendance yo kumva gufasha ko ari ukugira ngo umuntu arye cyangwa yambare. No, mufashe kuba yagira icyo yikorera. Nahise muha ingero z'aba single mothers, abakobwa baba barabyariye iwabo cyangwa abagore batabana n'abagabo, ugasanga afite umwana wiga kaminuza. Kwiga ni intambara, ariko umwana umurihiye kaminuza nubwo byaguhenda ukamubwira ngo mu masezerano nurangiza kaminuza nawe uzafasha abandi 5 nkawe omwe. Icyo gihe nibyo bigira na impact ku gihugu. Nawe uvuga ngo abantu bariyeze. Icyo rero ni kimwe mu byo nabashije kubamo muri no weekend. Yego. Icya kabiri, ibibazo by'imanza. Manza nabuye n'ibibazo bigera muri 3 cyangwa 4 bijyanye n'imanza. Zirimo n'abakomeye, ariko abakomeye b'abacuruzi. Yego. Urwa mbere nuruvugwamo umucuruzi witwa Kayombya Robert. Kayombya. Nabanje kubara bimpaye ubwo nyine isomo rinarimo ni kwa kundi uvuga uti kuki abantu bose baza bakambwira byananiranye. Urumva abo bantu baje kumbwira bagiye no kumurega ku muryango ku cyama, sibyo ko ntazi niba kirimo byose ndaza kubireba. Ariko mbanza kugenda gakeya. Dosiye nayihawe n'uwitwa Kayonga, ni ukuriye company bavuga ko Kayombya yambuye, ni Kayonga na Kayombya. Noneho abimpaye ndavuga rero byanze bikunze unyemerere nzabanza mvugishe muzehe Kayombya. Kayombya aranyemerera aranyitaba ambwira uko dosiye iteye. Dosiye iteye iterera. Company ya Kayonga ni y'abademobu ikora bayita ari
Spirit ndaza kwibuka izina ryayo. Company Kampani ya Kayonga. Kampani ya Kayonga ni y'abakomisiyoneri. Abakomisiyoneri bagiranye amasezerano n'abacuruzi babiri, ugurisha n'ugura, ko bazishyura bari hagati, ko bazishyurana, bazabishyura 3%, buri umwe 3% y'amafaranga yaguzwe inzu. Erega ni iriya ntuza iyi nzu iri hafi ya CHK ngo ikoreramo Akira Institute. Inzu iragurwa, igurwa na Kayombya Robert, nyiri inzu yitwa Vivence. Noneho barabaheza, baheza kampani y'abakomisiyoneri y'abademob, ntibabishyura. Umwe Vivence baramurega, aratsindwa, baramutsinda. Vivence we n'ugurisha, ni nyiri inzu wayigurishaga. Vivence baramurega, baramutsinda. Ubategereje niba ashobora kuba yarajuriye cyangwa bategereje ko azabishyura miliyoni 45. Uwaguze inzu Kayombya, kira Kayombya muzehe. Kayombya n'umusaza uzwi cyane, tuzi tukira abana za Gahini. Yambwiye ko yageze muri no mujyi ntaravuka, umucuruzi ukomeye cyane. Impamvu nabanje no kubwira Kayonga ko ngomba kuvugana na muzehe Kayombya, nkamwandikira yasubiza, nkazabivuga ibyo yasubije, atansubiza nabwo nkavuga ngo yandiye sine. Amahirwe yaranyitabye. Noneho impamvu nabyangaga, urumva iyo umuntu afite business ikomeye gutya, afite abana, ashobora kuba afite n'abana banduta, c'est sûr. Donc iyo umuvuze nk'ubwambuzi aba ari ikibazo. So nagerageje kubalansa nawe turavugana. Hanyuma miliyoni 45. Uwo Vivence we byasabye kujya mu rukiko. Bageze mu rukiko nabwo Kayombya Robert nk'uwaguze ajyayo nk'umutangabuhamya. Kampani y'abakomisiyoneri iyo ya Kayonga ibonye itsinze Vivence, itangira na dosiye yo gukurikirana Kayombya, kuko ni abantu babiri bagiranye deal, bose bagomba kugira. Donc ibibaye kuri Vivence bigomba no kuba kuri Kayombya. That's so. Ariko Kayombya mu rukiko na Vivence mu gutanga ubuhamya, Vivence ubwo Vivence yaburanaga n'iyo kampani ya Kayonga, Kayombya yazanye ubuhamya ngo buhimbano. Nabwo bafungura kesi ngira ngo noneho ubwo ni penal kuko iby'amasezerano ni civil. Hanyuma dosiye buretse Kayombya muhamagaye yambwiye guki, yarambwiye atari ko abantu bajya kurega mu ishyaka ibintu biri mu rukiko, atari ko niba bampamagara nanjye nzagenda bisobanure. Ati nzabagaragura da, nayo televiziyo yakoresha nzabagaragura. Ati si bo bambere naba mburanye nabo, anyibutsa ukuntu yaburanye na Beseri nayo akayitsinda kabisa. Yaburanye nayo ngo urubanza rwari rwaratangiye mbere ya 94 na nyuma arakomeza. Muzehe rwose hamwe ati yanasabye Kayombya yanasabye ati ahubwo wowe uzaduhurize hamwe kuri kamera tubisubiremo. Ari clair ntaca ku ruhande. Ngo abari tayari. Ariko ndumva ngo nyine ngomba kureba biri mu bucamanza, kiretse wenda simbizi, ntago kamemu kuri cano twacu urubanza. Wenda kubahuza itsoke, ariko numva nahuza umwe, nazana umwe bugacya nkazana undi. Yego. Nuko Kayombya arambwira ati bari abantu ambwira ko iyo kampani ya Kayonga ngo batagiranye amasezerano y'ubukomisiyoneri, anavugamo undi mukomisiyoneri wa wundi yahembye miliyoni 5 aguze. Ati ibyo rero navuganye na Kayonga byari byararangiye, amezi 3 yari yarashize, mpamagara undi niwe wandangiye iyo nzu. Ariko Kayonga kabere wabwiye Kayombya ko iriya nzu iri ku isoko mbere, namubwiye mbere. Ngo ni kureba nyine aho kuri bizajya mu manza, barabisabye by the way, barabisabye bo Bakayonga batsinze uwagurishije, uwaguze we ntibaraburana, uwaguze ntibaraburana. Ubwo nyine ababikurikira bamenye aho bigana. Hanyuma rero bavugamo impapuro ndazifite. Kayombya akabwira Kayonga ati wowe ndaguha nibura genda ndaguha nka miliyoni 10. Kayonga ati ntago yadukwira, kampani irimo abantu benshi. Bagiye hakurya mu byo umukomiseri wabakiriye ya propoje, yavuze ati
twanabahuza uwo mukomiseri ahamagara kuri parike ufite dosiye yabo ati aba bantu mwihutishe dosiye ariko nibinashoboka mubahuze niba ari miliyoni 45 bari gusaba at least bemeranye 30 ariko zitangwe bitagiye kwirwa mu nkiko niko yabahuje ababwira bajyayo nari mbizi bahana umwana barajyana anzarira raporo kuko bari babisabye iyi dosiye ndayivuga ntago ari amazimwe ntago ari amatiku nuko basabye kubikoraho kandi nkora ibyo mu nyungu z'abadukurikiye kandi nacyo abari n'ikindi kimenyetso cy'uko babikurikira kuko na Kayonga ntaye yabyigiriyemo inama hari undi urenze wamumugiriyemo inama yaranampamagaye I know nyine ni ukwerekana ko hano haba hari abantu bose nabo tudakeka yego good hanyuma ariko ubwo Kayombya bakavuga ko hari abandi yambuye nanone bo bitwa niba ari Safari umuntu wabo twagomba kubonana ariko twagumije kuburana ariko agakontara yari afite nako barakampaye we abo ngabo iyo ni company yo y'abasivili ubwo ya Kayonga yo n'abademob indi rero y'aba Francis bo n'abasivili bo bamurangiye manza ari World Vision yagomba kugura inzu na Kayombya bemeranya ko ngo barahemba miliyoni 145 narabibonye mbibajije Kayombya ariko ngo abaha 14 ibyo rero mbibajije Kayombya arambwira ati abo bantu bari kwishyira hamwe nyine ngo bahuze imbaraga kugira ngo sinzi ubwo nabyita mwatake no sinzi uko nabyita kugira ngo wenda bagaragaza indi sura ye duko yitwa umwambuzi kuba kurumva bibaye kampani ebyiri aba yambuye benshi kandi urumva hamwe arasubwa 45 handi arasabwa 145 ngo ni 190 zose hamwe ati bishyize hamwe barihuje atabo ngabo bamuje na World Vision ngo yabahaye miliyoni 14 bo bakabwira ko yari avance hasigaye miliyoni 131 Kayombya arambwira ati nabahaye 7 ndongera mbaha 7 byo twararangizanyije atari ko sindi kubyumva ukuntu bihuje ibintu nk'ibyo so muri make iyo kesi nanjye yaranyobeye ntago ko Kayombya waravuga ati amasezerano n'amahimbano kandi n'abarega nawe bakayashingiraho nabo bakayashingiraho sindamenya aho kuri ariko bansabye kubivuga ni ubwo ururari rwanjye n'urwo ntago nzi ufite ukuri n'utagufite nibyo ubwo niba biri muri parike bizagera bijye mu nkiko abantu bamenye ukuri uzatsinda azatsinde uzatsindwa azatsindwe bansabye kubivuga iyo ni kesi imwe kesi ya kabiri akarengane ibyo bita akarengane yego ubona hereye ku bademobu nkurikiza abasivile ngeze kuba nyamahanga abarabu abarabu se kandi buriya wasanze mu rugo maze kwitaba umudamu uba muri Omani n'umugabo we bose bampamagaye bati kesi beziti abo bo nzajya kuri tera kuko iyo kesi mbanje Kayonga yarandebye Francis arampamagara turaburana Kayombya turavugana abo bo ubwo nibura byo wenda nzasubirayo batangiye kuburana ababo muri Omani abarabu uwo mukobwa uri muri Omani afite musaza we hano bose n'abasaza n'abarabu ariko bavukiye mu Rwanda irwamagana ho nzajyayo nabemereye ko nzajyayo na kamera tuzagenda kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu turebe ikiburanwa ariko bimeze bite kwa ko nzasubira muzehe akabisi yisobanurira muzehe Isa nababwiye ko tuzajyayo tugafata amashusho n'umuryango w'abarabu kwa Sultan Sarehe ibintu nk'ibyo ariko iyo bandangiye hahandi nakweretse cya gisimu iyo uzamuka y'amazu y'umurongo harimo iyabo n'abana ndabita abana ariko n'abasaza baranduta uwo musaza Isa afite hafi nka 70 no ni abasaza gusa ndabita abana pa raporo ya se Sultan ntabwo ari pa raporo yanjye n'abana 7 bavuka kuri Sultan noneho umubyara wabo ngo witwa Bumedienne yego bavuga ko ngo yahimbye impapuro yuko yaguze na se wabo cyangwa n'idini birangira ajya mu nkiko birasurungutana arabatsinda ariko impapuro uwo musaza Isa yanyeretse namusanze ejo bundi ku
kuwa mbere ngiye ku kazi kuri TVT namusanze ku marembo yego ari kuyoboza aho Fine FM ikorera ashaka kubishyira tonto ubwo na tonto nyine urumva nawe kubera nawe bose baba bamuzanira hanyuma maze kumurangira aho Fine FM ikorera ndamubaza ariko ubundi ni ibiki araza arabinyereka impapuro zimwe ukabona ko harimo izifite ikibazo hari nk'urupapuro rwanditsemo kugurisha ariko uwanditse ko agurishije siwe wanditse ko yakiriye amafaranga babiri batandukanye ukabibona harimo inyandiko zagiye muri forensic laboratory bikagaragaza ko non originalite yabyo hari aho bavuga ngo gitifu akagari bakajya bagiye ku karere basanga uwo muntu ntiyigeze ayobora akagari abantu babahimbano harimo mu mapuro zabo harimo abatanga buhamya bava kure kandi aba hafi bahari niyo mpamvu tuzajyayo live kuko urumva niba twicaye hano mu Kiyovu yego nkagura amazi na John tugakora amasezerano none ugasanga mu batangabuhamya umwe avuye mu Mbogo undi avuye Jabana undi avuye Norvège abakozi ba hano muri Abani nta numwe urimo cameraman Dani nta urimo Jarasi ntarimo nzanye wa Bumbogo ibyo bintu nabigiraho ikibazo amasezerano hagati yanjye na John muri Abani ibyo byose nibyo tuzagenda noneho ajya afata urupapuro rumwe avuga ariko nanjye nabibonye mbonamo ikibazo icya kabiri harimo impapuro zivuga ko itangwa rya ruswa ryavumbuwe hagati y'abantu babiri ariko hafunga umwe undi arasigara icyo nacyo gituma ko namushikiwe uri muri Romani yabimbwiye mu gitondo kuri telefone isawe twaribonaniye uwo musaza ikindi kesi nabonyemo ibintu bitanu bintera kwibaza niyo mpamvu nahisemo kuvuga ngo tuziye kuri tere abantu babirebe ko urumva bo barifuza ati baravuga ngo turashaka ko Perezida wa Repubulika azamenya kino kibazo sinzi rero niba kurikira Karegeya Omar Pano ariko bazakomeza cyangwa bajye ku Muvunyi ibyo byose ariko tuzagenda tuhakora ikiganiro live urumva rero iyo bigeze muri ntuza imiryango naho ni ikibazo cy'umuryango umubyara akandi karimo icyangombwa cy'ubutaka iyo nziriho cyanditswe kuri uwo waguze witwa Bumedienne ariko nta mitasiyo yabaye urabyumva akavuga ko yaguze na mukuru wabo uwo mukuru wabo ngo yapfuye 2012 ubugure bwarabaye 2007 mbese iyo ubirebye iyo usesenguye izo mpapuro isa yanyeretse harimo ibidahura akandi akavuga nta mitasiyo icya kabiri kwa noteri itariki yo kwa noteri niyibanziriza isohoka ry'icyangwa cy'ubutaka donc agiye abamo ntuza ubuziranenge ku mpapuro burakemangwa pe hari nizo bajyanye muri forensic ariko nizo izindi zirebye kandi imagine ku muntu avuga ngo ngewe kanaka ngurishije hanyuma bagera hasi ngo ugurishije izina rigahinduka navuze ibi bintu simbizi nta nicyo bapfana cyane turavuga ngo umugore we yego reka abantu b'abahimbano ntabwo ari abahimbano amazina ba nyirayo barahari ariko ugasanga ni abatarano bakuri cyangwa bagahimba imirimo badakora nabonyemo n'ibaruwa idini rya Islam isimwe na mufti wa visi mufti amazina ntabwo nyibuka harimo ibintu byinshi gusa nyine urumva nyine imiryango kubera ubutunzi barajyanisha imiryango ariko noneho ukongera ukanibaza ngo abo bana abavandimwe 7 bose bateraniye mubyara wabo ise ngo ni nyirarume wabo nacyo ni ikindi kibazo niba 7 abantu abavandimwe 7 na mubyara wabo batari guhuza bari gushwana nacyo ni ikindi kibazo ntabwo ari iby'abanyarwanda abona nubwo bavugiye mu Rwanda abavandimwe 7 bose uko bari bavukana bari kurega mubyara wabo uvuga werekana impapuro ko yaguze na mukuru wabo wapfuye tuzajyayo icyo ni kimwe ikindi nabyo bari kugira ngo abantu bamenye ese koko izo manza ziba zagenze gute ibihe byapfire hehe ko uhita uhumurirwamo ka ruswa ubwo akandi gakesa rubanza ruzaba mu cyumweru gitaha ababuranyi umwe mu baburanyi ashobora kuba ngo yarihannye umucamanza ariko ngo umucamanza akaba ashaka kurujyamo ku ngufu barumaye muri email impamvu mbivuze niyo ntashyiramo detaye ni nko kubwira ba Harrison Mutabazi bagakurikirana
icyo ni ikibazo cy'inkiko. Iyo niyo ya raporo transparency yerekanye nayivuga bigasona ukundi, ntabwo ari shyashya. Ibyo bintu niba bibaye ari kesi ya Kayombya na Kayonga, ari kesi yabo barabu birwamagana, ari kesi iyo ngiyo y'urubanza ruzaba umucamanza wihanwe agashaka kujyamo agapeza, ibyo byose byerekana isura. Erega iyo niyo sura niba ese ubundi usibye ko nyine ntawemera gutsindwa, ariko niba muzehe Isa yaravuye irwamagana akaza ku maradiyo akaza gushaka Fine FM tonto nanjye nkamubona akavuga ati tukemenya ko ubwo yeme ntabwo simbizi nyine bafite ibyo bagenderaho bafite. Uri kwibaza niba yabayigiza nkana Jitema ntabwo yakwigiza nkana ku myaka ye akirwa azenguruka n'izo mapuro. Noneho mushiki w'umuromane yabyutsa yampamagaye ejo dabo, yampamagaye ejo ndi kujya ku kazi, yampamagaye saa 11 ngomba kujya mu kiganiro impamo. Ndamubwira nti ejo saa 2 basi, ndamubwiye saa 2 za nijoro cyangwa za mu gitondo. Mu gitondo saa 2 zuzuye yahise ampamagara ambwira ukuntu byagenze, asubiriramo ibyo musaza we Isa yambwiye. Ama n'umugabo we nawe turavugana ati ibi bintu ntago urumva abantu bangana gutyo nacyo umuntu yakikibajije. Iyo nibo bwa butabera, abantu bangana gutyo contre umuntu umwe bafitanye n'isano ntacyo bakabaye bapfa babyara, turabizi ko bakundana, ariko kubera imitungo kibazo. None se barindwi contre 1, aho niho ubanza kureba uwigiza nkana yabandi bose bari cyangwa contre ni ikibazo. So muri make rero nibyo, ariko reka nkubaze gatoya kuri kese yindi nayo ni mu butabera twagiye. Ntago ndi butindeho cyane kuko n'ubundi ntiyaburanishijwe. Ni umunyamakuru mugenzi wacu Jean Paul Nkundineza, nawe iki cyumweru yari yajuriye. Urakoze. Urakoze. Yari yajuriye. Ariko bitunguranye ageze mu rukiko asanga ubushinjacyaha nabwo bwarajuriye. Aravuga ati ntabwo nari nzi ko ubushinjacyaha bwajuriye. Ikindi kintu gitangaje twabonye nta munyamategeko n'umwe waje. Uwo bita Maître Alice nta wari uhari se ko bambwiye ko Maître Alice yaje mu cyimbo cya Maître Ibambe nta wari uhari yarabimbwiye. Ariko Maître Alice yaraje. Maître Alice we yaraje. Ariko girumva yaje atari yegeza avugana na Jean Paul na Nkundineza. Asaba ko rero yaburanishwa nyuma y'abandi baburanyi. Akaba ati muri iki gihe mugiye kuba muburanisha mu mwanya nkamvugana n'umunyamategeko, cyane cyane ko niyo aje mageragere umwanya tumarana utarutuwo twamarana. Okay. Ntabwo nari hari abo numvishe batangaje ko atabonye umunyamategeko, kandi Ibambe yari amaze kumbwira ko yohereje Maître Alice. Narabivuze. Okay. Oya wowe ni ndavuga izanditse kuko nageze muri studio mu mpamo numva basomye sinzi aho inkuru bayikuye ivuga ngo Nkundineza nta munyamategeko yari afite, kandi nari namaze kuvuga kuko by the way Ibambe yunganiye Theogene Manirakiza, yunganira Nkundineza, nanjye ni uzanyunganira muri 2026. So tugomba kuba in touch, ngomba no kwicara nsoma imanza zindi yaburanye. Ntabwo byamva mu mutwe rero. Buriya Jean Paul ni umuvandimwe wanjye amatieri y'ubwunganizi, kuko twese ni Ibambe na Theogene. Buriya atsinda uriya Theogene Manirakiza bamurekura narishimye cyane, mfite umwavoka w'umuhanga. Iguha n'icyizere niba n'icyizere ko nanjye nshobora kuzagaragura umuntu wandese no kumugarika kabisa. Nuko kesi ya Jean Paul rero nayisesengura mu buryo bubiri cyangwa butatu. Icyambere mu mategeko ntayo nzi ku buryo namenya ngo iyo bombi bajuriye bigenda bite. Sinzi ngo umucamanza ari guhera ku bujurire bwande cyangwa ubwande bwo biburebwaho. Okay. Hanyuma icyo kuvuga ko abavuze ko yabuze umwavoka byo ntabwo ari byo. Maître Alice yari yagiye ahagarariye Ibambe. Yego. Cyo ni kimwe. Hanyuma rero wabonye uburyo ubushinjacyaha bwabaye nkaho bwishimira ko Jean Paul avuze ko atari tayari. Aho niho tugomba gutera gushinga rujoro. Rujoro ni akajambo nabwiwe na Karugarama niwe yigeze, sinzi ikiganiro yigeze kuza avuga ati gushinga rujoro. Aho nashinga rujoro nukumenya ngo Jean Paul ataburanye biri mu nyungu zande, biri ninde uhomba.
ni Jean Paul Uhombo of course. muri make yiyongereyeho iminsi 14 y'igifungo. Wabyumvise? Niyo mpamvu buriya nuko mu rukiko ntawemerewe kugaragaza amarangamutima. Buri umushinjacyaha yari kubyina. Buriya yaratashye ariyakiranywa agakawu rwose n'agahenesi. None Pascal umva se wiseka. Jean Paul uko abayeho biri mu nyungu z'ubushinjacyaha. Si byose? Condition Jean Paul arimo. Ni inyungu z'ubushinjacyaha. Iyo Jean Paul aba yambaye ikote cyangwa ishati nk'iyi yanjye, umushinjacyaha watsinzwe urubanza manza yinjirira mu gikari agera kuri parike yunamye. Ako kantu utararengaho. Jean Paul nawe baramubajije yaravuze ati umushinjacyaha arantekerereje kuko umushinjacyaha nkuko bivuze yahise asaba ko urubanza yavuze ngo Jean Paul niba atari tayari ntagenda asome dossier aho kugira ngo avuge ngo araburana nyuma nareke kudutinza kuko araza kugaruka ashobora kuza kutubwira ko atari buburane agashaka bagusubikirwa. Iyo ni intsinzi y'umushinjacyaha ya Jean Paul rero w'icyo yahise avuga ati umucamanza umushinjacyaha ari kuntekerereza ati kuko uyu mwenda nambaye ati byibuze iyo nza kuba ntaha ataha ntabwo umushinjacyaha yabyemera. Nuvuga ngo Jean Paul abayeho uko ubushinjacyaha bwabyifuje. Yego ahuzwa ari byo. None kutaburana araguma muri position ubushinjacyaha bwamusabiye. Umucamanza akabitegeka. Bivuze ngo iyo uri muri iriya myenda ubyibuke muri za ruswa nakubwiye. Abacamanza bavuze ngo abacamanza igisobanuro cy'amafaranga abacamanza barya. Transparency muri Arabia Rwanda Bribe Index bavugaga ko abacamanza barya amafaranga yo kwigiza urubanza imbere. Urubanza imbere yo rwigiye imbere abenshi nababa bafunzwe bagira ngo nibura batsinda bagasubira mu ngo zabo bakajya gukora bakambara imyenda nk'iyi yacu. None rero Jean Paul we nkundi neza kesi ye iratuma kuburana ko bitigira imbere. Urumva? Iyo bitigira imbere rero ni mu nyungu z'ubushinjacyaha. Uko bitaba vuba mfasho. None se nyine. Wenda bashobora gusanga uwo munsi yaburana yari kurara atashye cyangwa bakamukatira igisubitse agataha. Cyangwa bakamukatira ibingana n'ibyamazeyo agataha. Rero yongeyeho 14. Ako ntabwo warenze ingohe inama y'umucamanza ko yaramubwiye ati uru rwego ujeho ni urwego rw'ubujurire. Ntabwo nakugira inama yo guhita uburana utiteguye neza. Wakwitegura ku bujurire ku rwego ujye kuburana. Arabyumva se Jean Paul burana nawe ahubwo umucamanza akakubwira gutyo. Inama y'umucamanza y'ugomba kuyubaha. Ariko ikigaragara cyo mu miburanire ye ngiye nkunda kuvuga ibintu uko biri nubwo abantu bavuga ati urashirishamo kagana ntacyo mpfa n'abantu pe. Ariko Jean Paul personnalité ya Jean Paul iri mu bitinza process ye. Ashobora kuba agora abavoka imiterere cyangwa akagora abacamanza. Jean Paul se nuko ataburanye. Jean Paul buriya wowe wamusuye wagomba wowe wamusuye imbere yuko aburana. Yego wagomba kumubwira ati niba bari kanarira yarabaye prefet akaba deputy akaba sous-prefet kumubwira ati wowe none si no kurira uzasira ibanga. Jean Paul yabishobora. Utekereza se ko ibyo ntabimubwiye? Waramubwiye cyane rwose. Yari yaje afite ingamba ki? Niba imbere y'umucamanza deputy arira mama kena mama ngewe mana we nasira ibanga n'ibirenge. Ese Jean Paul ari muri yo jare agomba kubyumva. Ugomba gucira bugufi umucamanza. Nako kanama umucamanza yamugiriye nuko karimo ni nkaho umucamanza avuze ati nubura nuhubutse uraguma muri ibyo byenda ariko ni witonda ntawamenya wanata nicyo bivuga cyane. Umucamanza bimugiramo inama. Ariko Jean Paul atagize nkako atagasomye donc amarira yabarikana niba atigisha Jean Paul. Inama y'umucamanza ntiyigishe Jean Paul. Muzabona nibirenze kandi ubona ibintu bya Jean Paul ari ibintu byoroshye. Bira byagombaga no kurangira muri RMC. Ariko iparetereke nawe atoroshye. Ashobora kuba burana nka mirongo.
uzi ko Mironko yaburanga civile bikarangira agiye Ibaye penali. aha Mironko- yereka ari Mironko yose ni n'amasomo akasamutwe. donc ukompaye kesi ya Barikana ukakompara ya Mironko donc Barikana yarize mu rukiko ari umuntu honorable birangira atashye nta n'igisubitse arimo ni hazabu ya 500 Senkisa gusa gusa. Mironko aburana civile ayizanamo umugaga akoreramo icyaha penal arafungwa kandi yavuye mu rugo atazi ko arafungwa Cyane. ubwo rero izo kese ebyiri ongeraho Jean Paul ese Jean Paul azaba Mironko cyangwa azaba Barikana cyokora ngewe 2026 nzaba hanyuma ya Barikana kareka umucamanza ufite dosiye abimenye n'ibirenge nabimukarabya nubwo bidashoboka ahubwo 2026 nibiba naragiye mu Bubiligi nuwandeze nzamushaka papa yawe hariya nuwandeze nzamushaka tugirana ikiganiro gice hano musabe imbabazi nazimpa mbivuge nazinyima mbivuge nasaba kumwoza ibirenge nzabikora Kabisa. Jean Paul ntarageraho mwe mu musura mu mubwire ibyo bintu ndabivuga kuko mbizi yorohere abavoka yorohere abacamanza yiyoroshye nyine reka hariya urukiko si urukiniro iriya sinzu agomba kwiyoroshya pe Ni ingoro. ntagere imbere y'umucamanza avuga ngo ngewe ndi senior editor na coverinze urubanza rwa Bunyoni abandi bose isi yose yarutinye ntabwo nakoze inkuru z'ubucamanza hehe na hehe erewe Ntago ari umwanya wo kwivuga. niyivanemo amakonfidensi yari afite imbere y'uko biriya biba hari ikintu yiyubatsemo cyo kuba yarahoraze akorana ariko noneho yageze aho zirenze nyine ega na John ni wamubara nkazo kandi ntabwo wavuga ko babanye neza kuko kesi ya John yavuzwemo abantu benshi bakomeye byambura Jean Paul yantuza rwagwego yarariho ngewe nabivuga amarangamutima ya Jean Paul yo ndayumva simbabeshye Prince Kid yarakunzwe n'abantu benshi kumva ibyago byaba kuri Prince Kid ntawe bitateye amarangamutima ariko benshi baracecetse Jean Paul we arasaya anono abivugana ayandi marangamutima arenze nta muntu wangaga Prince Kid muri kino gihugu kandi naho ari benshi nta bushakashatsi nakoze bayishimira ko atabashije kujya muri riyamye gusubira muri kuriya kuzimu wa mugani wa Rusesabagina uri kunyumva abantu bose twari dufite amarangamutima Prince Kid ariko Jean Paul we arayarenza bituma agwa asitara hanyuma rero izo confidence ko yarakoranye n'inzego noneho iriya dosiye ya Prince Kid irimo abantu benshi bakomeye Jory arimo inyuma ye hari abandi bantu ubu no muri commentaire bajya bivuga Prince Kid aho ari aratuje nubwo atari mu gihugu cye ariko Jean Paul ureba ibyarimo izo confidence rero Jean Paul agomba kumva ko zahindutse parce que yatunze agatoki aho kadatungika arangije kuko izo nk'ubu wenda hari inkuru nyinshi abanyamakuru bajyaga bajyamo Jean Paul akabaho aho ahise abandi bagasigara cyangwa akabona ifoto abandi bakayibura Numvise Agnes abivuga Agnes avuga ati na za BBC aho bazisigaga buriya Jean Paul niwe wenyine wabonye Karasire Mable atiyogoshesheje bwa mbere akiri muri kasho akiri muri kasho ngo yari yaranze kwiyogoshesha ubwanwa icyo gihe hinjiye Jean Paul wenyine za BBC hariya mu bisheke mu bigori rero urumva ako kantu Jean Paul aracyagafite agomba guca bugufi umucamanza n'umuntu wubahwa nakubwiye ngo niba umushinga amategeko depite akarira imbere y'umucamanza menya ko uwo muntu akomeye cyane uriya Barikana ushobora gusanga yaherukaga kurira yiga primaire ariko ageze imbere papa ntumenya aho avuye Jean Paul rero agomba korohamo romoro ako kanama nataka exploit ako kanama umucamanza yamubwiye kuko position y'umucamanza icyo bishatse kuvuga ni nko kumubwira ngo nubura nuhubutse uragumayo
cyane ariko ushobora kubororana witonze tukareba ntawamenya ugusa uko atamubwiye ni nko kumucira irenga cyane aya yambwira ati byitondemo reka twizere ko Rediseti hari uburyo azitwara gusa banze nibutsa abantu ko niyo travel igufasha muri serivisi zitandukanye by'umwihariko izijyanye no kujya hanze y'u Rwanda kurira indege ugaflyinga rwose ukagenda yaba i Burayi muri Amerika n'ahandi hagiye hatandukanye hose baragufasha nta kindi bigusaba rero ugiye gushaka akazi ugiye kubayo byose baragufasha nta kindi bigusaba ni ukunyarukira hara kuri Centenary cyangwa ukabahamagara 0788 33 43 87 ariko abubaka namwe murangize amazu yanyu imeshi yavuye mwubake rwose Ikaro Plaza mujye ku Ikaro Plaza babahe abarandi rodi murebe amazu ko imiditi tayangije muvugurure imvura yarahise mwubake amazu muyavugurure amabati biki mujye ku Ikaro Plaza buri kimwe bakibahe kimwe cyose ni Remera imbere ya gare uciye munsi ya station iri imbere ya gare ya Remera uhamagare 0783 250 46 so rero Karegeya wenda tunagenda dusoza mwarimu Krema agiye kugaruka mwarimu Krema nabonye rwose nawe ari kubishyira ku murongo mwarimu mwiza cyane ufasha abantu kubona permis mu buryo bworoshye ntutsindwa nta musibiri nikora rimwe